Ikibazo cya Yamano rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi kiri kugenda kigarukwaho n'abantu benshi cyane nkuko uri kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga. Abantu nyine bari kugenda babigarukaho bavuga ati Yamano ashobora no kwirayahura, ashobora no kugira ute, ariko ibyo ngibyo bari kubivuga bagendeye ku byo Yamano nawe ku giti cye aba yaritangarije. Aba yarabitangaje avuga ati rwose aheza mu ijuru ni iryo jambo rero rivuga ngo aheza mu ijuru Yamano yavuze ubwo nige yandikaga itangazo akigera mu gihugu cy'Ububirigi. Murabizi yuko ari mu gihugu cy'Ububirigi bitewe n'impamvu nyinshi cyane zitandukanye, ariko zimwe muri zo abanyarwanda batarazemera kandi koko zitanasobanutse neza. Murabizi yuko Yamano yatumye bafata abantu bagera kuri 5. Ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro bigiye bitandukanye twagiye dukora. Ati rwose abantu bacu barafunze, Yamano yarigurukiye. Yamano rero mu kuba RIB yaraciye amarengaho gato cyane yuko ishobora kumuta muri yombi isaha n'isaha, Yamano na wamenya yagize gutya ahita asimbukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu rero niho ari kubarizwa. Ubu tuvugana niho Yamano ari kugira gute, niho ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mvuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo nanibeshye, ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo ari mu gihugu cy'Ububirigi. Ubu ngubu niho ari kubarizwa. We n'umugore wiwe nibo bari kumwe nawe nyuma nyine yo gutuma hasohoka ama video yiwe menshi cyane agiye atandukanye y'ubwambure bwiwe. Abacagaguye, abandi bakavuga ngo ni iminota 10 gusa, abandi bakavuga ngo ni 5, abandi bakavuga ngo ni iminota 50. Ibyo ngibyo nawe wenda niba waranayarebye urabyimenyera, sinzi aho yakuye ariko sinshaka no kuwamenya kuko murabizi yuko ibyo ngibyo ntago ari byiza byo kusakaza ayo mafoto muri rusange. Rero kuba yarisanze mu gihugu cy'Ububirigi yahise agira gutya yandika itangazo rikomeye cyane avuga yuko rwose arambiwe kandi arambiwe kwizera inshuti, kandi ngo ahageze hose ngo ni inshuti zabimuteye. Ibyo ngibyo twagusobanuriye impamvu, zimwe mu mpamvu yavuze ayo magambo. Yavuze yuko ngo ari uko yizeye uwo bita Ishimwe Patrick cyangwa se Pazomani, uwo ngo akamwizera akamuha email yiwe, akaba ngo uwo muntu ari nawe wamukozeho, akaba ari byo nyine bintu yavuze ari kwicuza, ariko akarenzaho andi magambo akomeye cyane abwira abantu ati rwose aheza ni mu ijuru. Abantu rero bagahita batekereza bakavuga ati Yamano rwose ashobora kugenda yiyahura. Watangiye kubona no ku mbuga nkoranyambaga hari abatangiye kugirwa abatumirwa, nkuko natwe tujya twakira abatumirwa, ariko niyo twakira umutumirwa ntago tujya tumubwira ngo uvuge iki cyangwa uvuge iki, ariko hari abo bari kubikabiriza cyane bakavuga bati Yamano ngo yashatse kwiyahura ngo ndamubuza. Wenda ibyo ngibyo ntitwabihamya ariko nanone twabyemera kuko Yamano we mu kuvuga ari amagambo ntago yashatse kuvuga yuko ashatse kwiyahura, ahubwo yashatse kuvuga yuko numvaga je ku giti cyanjye yashatse kuvuga yuko kugaruka mu Rwanda cyangwa se kuzongera kubonana nabo bantu tukiri muri ubu buzima bigoye. Wenda kubonana nabo biragoye, ahubwo we azakomeza muri uwo mujyo yikorera ibyiwe nabo bikorere ibyabo, ahubwo kongera guhuza nabo ati ni ibintu bigoye cyane kandi bikomeye cyane. Rero ikiza nuko navuga yuko aheza ari mu ijuru kuruta kuvuga yuko ngo tuzongera kubonana vuba. Ariko biranashoboka buriya abantu iyo bagiranye ikibazo bashobora no kwiyunga, kabone nubwo yaba yaramuteye ibibazo bikomeye gute, ariko bashobora kwiyunga isaha iyo ari yo yose. Nuko bimeze rero Yamano kugeza ubu ngubu rero ari mu gihugu cy'Ububirigi, akaba ari wari ubu ngubu akaba ari wari uke na uzi icyo yagiye gukorayo. Gusa we kwitangazo yashyize hanze yavuze yuko ngo agiye gukorana n'abashoramari n'abadiaspora bari hanze kugira ngo bamutegurire ibitaramo, dore yuko ngo nawe ajya mu badiaspora nyine agiye gukoreramo ibitaramo. Rero nicyo yatangaje kugeza ubu ngubu. Rero bitewe n'iryo tangazo yavuze yuko yizeye abantu, atazongera kwizera abantu, ngo urukundo yagakunze abantu azarujya rukunda imbwa.
nibyo abantu bagiye baheraho baravuga bati rwose y'amano yarihebye agiye gupfa, ariko nanone bakabishingira ku ifoto yiwe. Ni ifoto yiwe ikomeye cyane, ni ifoto yiwe ikomeye cyane yagaragaje afite amarira menshi cyane akomeye, ari kugenda agaragaza yuko rwose ngo amerewe nabi kandi atabyishimiye, agomba kubivamo vuba na bwangu, atazongera kwizera umuntu. Nibyo ngibyo yavugaga, ariko abantu bari kugenda babihimbamo ibyabo. Wenda hagize ikindi kintu gishyashya twakikubwira hano kuri Wasam TV Show, ntabwo tugamije kuvuga ibintu by'ibihuha, ahubwo reka tukubwire uko ibintu bimeze. Nuko yiyandikiye iyo message maze abantu bakayibezingiraho bakavuga ngo yagiye kwiyahura n'ibindi bintu bigishi byose, ariko ntago ari byo. Wenda nihagira ikindi kinatangaza uzaba uwa mbere kugikurikira hano. Iyi ni Wasam TV Show, ugire ibihe byiza.